umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko gatolika ku isi wizihijwe ku cyumweru tariki ya 23 Ugushyingo ku nshuro yawo ya 40 kuva mu mwaka w'1985 ushyizweho na nyir'ubutungane Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Ni umunsi kandi wanahuriranye n'umunsi mukuru wa Kristo Umwami ndetse hakanasozwa umwaka wa liturujia. Urubyiruko rwa paruwasi MIMULI rwanyuze mu muryango w'impuhwe z'Imana nyuma y'urugendo rutoroshye rwakoranye n'abasaserdoti barwo barufasha gusukura roho no kurushyiriraho amarushanwa y'imikino yanasize igikombe kibonye bene cyo ku mpande zombi. Urubyiruko rw'iparuwasi rwaganiriye na Radio Mara Rwanda ruvuga ko kwizihiza uyu munsi rushimishwa nuko Kiliziya rwitayeho ndetse ukanarubera umwanya mwiza wo gusenga. Uru rubyiruko kandi runaniyemeza kujya mu butumwa hagamijwe kubaka ubuvandimwe no kwimakaza imico myiza. Uyu munsi mpuzamahanga w'urubyiruko muri paruwasi ya MIMULI utwibutsa ibintu byinshi bitandukanye, ni ukuzirikana ko Kiliziya itwitayeho nkatwe nk'urubyiruko, bityo bikaba bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mico, mu myifatire ndetse n'ibindi. Mu by'ukuri rero twe nk'urubyiruko twibutsa gukorera hamwe nk'abajene, gukunda gusenga, gukunda Imana. Ntabwo uyu munsi wabaye ngo birangirire hano, ahubwo tugiye kujya hirya no hino mu masantere n'amasikisari bigize paruwasi yacu ya MIMULI, turusheho kunoza ubuvandimwe ndetse n'ubukristo muri rusange. Ntabwo ari uyu munsi gusa, n'indi minsi yose. Agaruka kuri bimwe mu bibazo byugarije urubyiruko cyane cyane mu gice paruwasi yerereyemo, umuntu w'urubyiruko rwa paruwasi MIMULI Padiri Sirasinezijyayo yasabye urubyiruko kuba abahamya b'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Iyi zone yacu Mutara, urubyiruko rwacu ruhana ibibazo byinshi, hari abajene ujya kubona barishyingira, ababuze akazi, abafite ibibazo binyuranye, badafite ababyeyi, ahantu bigunze. By'ukuri turabasaba ko abajene bose baba abahamya b'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Ibyo rero bikaba uko bwije no kubukeye, aho batuye, mu muryango remezo, aho bakorera, aho biga, ndetse mu buzima busanzwe bwabo bakarangwa n'ubukristo nyabwo. Turabashyikiye kandi twifuza ko nibura kuko baba abantu b'abagabo. Padiri Augustin Ndagiriyimana witabiriye ibirori byo gusoza ibikorwa by'urubyiruko nk'intumwa y'umwepiskopi akaba na umuni wungirije wa diocese mu ikenurabushyo ry'urubyiruko, yavuze ko kuri iyi nshuro ya 40 hizihizwa umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko gatolika, hirya no hino hakigaragara ibirangaza urubyiruko bishingiye ku miterere y'isi n'ikoranabuhanga, ariko Kiliziya ikaba iticaye ubusa kuko ikomeje kubishakira ibisubizo. Mu birangaje urubyiruko hari ibishingiye ku miterere y'isi n'ikoranabuhanga n'iterambere tugezemo muri rusange. Usanga abajene bamwe b'imbata z'ikoranabuhanga, telefone, ibindi bagahugira mu bitubaka abantu, ahubwo bibarangaza. Ingeso turi kugenda ubona yamamara y'ubunebwe, ariko hakaza n'ibishingiye ku mateka y'ahantu igihugu cyacu, imiterere y'ahantu runaka. Tuzi ibikomere n'ibisare byasizwe n'amateka y'igihugu cyacu, jenoside by'umwihariko abatutsi, tubona amakimbirane mu ngo muri iki gihe agenda afata indi ntera. Ibyo byose biraza bikagira ingaruka ku mujene, rimwe na rimwe rero yategeye Kiliziya cyangwa Kiliziya ntimwegere ngo imufashe guca muri urwo rusobe rw'ibibazo abicemo gitwari. Niho usanga tubona abari kwiyahuza ibiyobyabwenge, abari kwivutsa ubuzima, ingeso zindi ziri kuza z'ubujura, ubwomanzi n'ubuhabara. Ibyo byose nibyo tubona bitwugarije, ariko Kiliziya ntabwo yifumbase. Mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi kandi muri paruwasi gatolika MIMULI yaragijwe Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri, urubyiruko rwasoje amarushanwa y'umupira w'amaguru mu byiciro byombi, maze ku munsi w'urubyiruko nyirizina hahembwa amakipe yahize ayandi. Umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko gatolika wizihijwe ku nshuro yawo ya 40 ku nsanganyamatsiko igira iti namwe rero muzambera abagabo kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Mu butumwa bwa Papa Leo wa 14 akaba yarasabye urubyiruko kuba abahamya n'abamisiyoneri ba Kristo. Pascal Hamineza, Radio Mara Rwanda, Diocese ya Byumba, muri paruwasi ya MIMULI.